Ndagusuhuje wowe wahisemo kubana natwe. Muri aka kanya reka noneho tuvuge ku buryo wahangana na aside nyinshi yo mu gifu ukoresheje ibyo kurya. Akenshi aside nyinshi mu gifu irangwa na bimwe mu bimenyetso birimo kokera mu gifu, ikirungurira n'ibindi biba byerekana ko yarenze iyikenewe, bityo bikaba byabangamira imikorere y'igifu. Kuba nyinshi mu gifu biterwa n'ibintu binyuranye, muri byo hakabamo ibyo kurya bitarimo fibre kimwe n'ibyanyujijwe mu nganda. Hanazamo kandi ibirungo bimwe na bimwe, kuryagagura buri kanya no kutarya na duke mu gihe kinini. Kunywa inzoga n'itabi nabyo bishobora kuzamura igipimo cya aside yo mu gifu. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe ibyo wakora mu gihe wumvise aside yabaye nyinshi mu gifu. Twakwibutsa ko kandi kuba aside yawe yabaye nyinshi mu gifu cyangwa se izamuka akenshi cyangwa se inshuro nyinshi bizaganisha ku burwayi bukomeye bw'igifu cyawe. Nahawe rero gukurikira iki kiganiro kugira ngo ubashe kwita ku buzima bwiza bw'igifu cyawe. Ibyo kurya rero wakoresha mu kurwanya aside nyinshi mu gifu: ku mwanya wa mbere, kunywa amazi. Nubwo iyo aside yamaze kuzamuka cyane ntacyo amazi ayikoraho, ariko amazi ni urukingo rurinda aside yo mu gifu rukayirinda kuzamuka. Kunywa byibuze ibirahure 2 buri gitondo bizarinda ko aside yo mu gifu yazamuka. Ku mwanya wa kabiri, umwenya. Umwenya uzwiho kuba ari ikirungo cyo mu cyayi ndetse ukaba n'umuti w'indwara zinyuranye zo mu mihogo. Niba wumva aside yazamutse, hekenya utubabi twayo, umire amazi uzoroherwa. Ku mwanya wa gatatu, gukoresha amata. Birazwi ko abantu benshi barwara igifu banywa amata iyo cyazamutse. Mu gihe rero wumva bije cyangwa haje ikirungurira, jya unywa inshyushyu ndetse no mu gihe umaze kurya uyirenzeho, ku buryo mu gihe usanzwe ugira icyo kibazo uzaba ukizitiye kubaho. Ku mwanya wa kane rero haraza gukoresha vinegere cyangwa se vinegar. Ni uburyo, nubwo vinegere nayo ari aside, ariko kuyifata uri kurya bituma aside yo mu gifu yari gukorwa mu igogorwa idakorwa. Ibiyiko 2 kuri buri funguro birahagije kukurinda. Ushobora kuyishyira mu byo kurya cyangwa ukayivanga n'amazi unywa nyuma yo kurya. Ku mwanya wa gatanu haraza tangawizi. Tangawizi izwi nk'ikirungo cy'icyayi, aho abenshi ariho bayikoresha. Mu kuyikoresha urwanye aside nyinshi yo mu gifu bisaba kuyivanga n'amazi unywa nyuma yo kurya cyangwa se ukavanga agafu kayo mu byo kurya. Ku mwanya wa gatandatu haraza igikakarubamba. Amata cyangwa umushongi uva mu gikakarubamba nabyo bifasha mu igogorwa, bityo bigatuma igifu kidakora aside irenze igipimo. Nyuma yo gukata ikibabi cyacyo ugatega umushongi uvamo, unywa ikiyiko kuri buri funguro. Ibi bizagufasha ko aside yo mu gifu izamuka. Ku mwanya wa karindwi uzakoresha inanasi n'amacunga. Ukora umutobe w'inanasi ukavangamo uw'amacunga, nuko wajya kunywa kugira ngo urwanye aside yo mu gifu nyinshi ukongeramo akunyu gake. Ibi birwanya ko aside yarenga igipimo. Ku mwanya wa 8, imbuto zitandukanye. Imbuto zigira amazi
menshi muri zo nizo aha ugirwa inama yo gukoresha, ni nka kokombure, watermelon ndetse n'izindi. Ndetse ntitwakwibagirwa kukwibutsa no gukoresha umuneke kuko nawo wakugirira akamaro kenshi. Kubirya mbere cyangwa nyuma yo gufungura birwanya aside nyinshi mu gifu. Ku mwanya wa 9 turakubwira gukoresha igitunguru. Usekura cyangwa ugasya igitunguru nuko ugakamura amazi ukanywa umutobe wacyo. Uretse kwirukana aside nyinshi, binafasha igifu mu kazi kacyo ko kugogora ibyo twariye neza. Ku mwanya wa 10 rero ari naho hanyuma turakubwira akamaro ka bicarbonate. Uyu ni umunyu w'igitangaza kubera imimaro yawo myinshi inyuranye, nawo rero ni ingenzi by'umwihariko mu kurwanya ikirungurira. Ushobora kuwurigata cyangwa se ukawuvanga n'amazi ukanywa. Birwanya aside rero nyinshi irenze urugero yo mu gifu. Reka rero mfate uyu mwanya n'ubundi nibutse abantu batandukanye bakurikira ibiganiro byacu ariko kandi batarakora subscribe kubikora kuko bacikanywe, kugira ngo n'ubutaha ibiganiro nk'ibi bijye bibageraho bitabasabye ingufu nyinshi cyangwa se bitabasabye umwanya munini kugira ngo babibone. Turagushimira kandi wowe wabanye natwe iki kiganiro. Reka tugisoreze aha ngaha tukwibutsa ko n'ubundi ibiganiro byacu ari akagaruka. Kudukurikira ni iby'agaciro. Iyi ni channel Ubuzima TV Show igushimira kuba wabanye natwe.